tumushimire nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala we nyiri biremwa, tumushimire nyagasani we nyiri ubushobozi, tumushimire nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala uduhaye amahirwe yo kuba tugihumeka kugeza aya masaha. Hari abandi basezeye batarwaye, turabajyana turabashingura. Hari abari bato, hari abari bakuru, iyo biza kuba kujya ku murongo hari abo tugabuma kuba tudashingura, ariko kandi nta ukenyuka, nta n'ugenda igihe kitageze, nta wihuta, buri muntu wese aviramo ku cyapa cye kandi ku gihe cye. Turasabiramo n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad we nawe n'abasangira ngendo be. Iyo intumwa itaza kwihambira ngo yizirike ubutumwa ntabwo bwari gupfa kutugeraho. Abasangira ngendo iyo bataza kwizirika ntabwo byari gukunda, kandi abashatse kuzimya ubwisilamu bahereye ku ntumwa ntibahiriwe, abashatse kuzimya ubwisilamu bahereye ku basangira ngendo ntibahiriwe, n'ababakurikiye ahubwo inyuma aho ngaho niho abantu batangiye gutotezwa bicwa kugira ngo umenye butatugeraho. Ariko alhamdulillah rabbil alamin, kubwe Allah ibyiza bigerwaho. Nagira ngo tuze gufatanya n'iya minota yacu mike tuganire. Uyu munsi ni ku Ijuma, hari abantu babyutse bazunguza umutwe, bazunguza ibikanu, babumva ntibikunze. Ibyo byose biba bifite impamvu zabyo. Hari n'abandi ariko bagize amahirwe barazunguza birakunda, barimo twe bajya gushakisha barakusanya. Ubu hari abafite icyo babonye kugeza aya magingo, bashatse bataha kuko imigati bari bakeneye ishobora kuba yagwiriye, bashaka inyongera. Ariko kandi nanone hari ababuraniwe ntacyo barabona. Abo bose nyine bari ku igero rya Allah subhanahu wa ta'ala. Tugaruke gatoya ku buzima bwacu y'abantu bashakisha, ariko hari n'ibyo bikururira batabizi. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum yafu an kathir. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ari bibageraho bibagoye, iburyo ibyago mubona ibibi bibageraho bituruka ku byo mukora, kandi nyagasani yaba aduhanira nibyo tuba twakoze cyangwa akatugezaho ingaruka z'ibyo tuba twakoze. Burya nta muntu wasigara. Ibyo ngibyo ni aya wenda abantu bapfa kudasobanukirwa vuba ariko cyangwa tutindeho gake. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ibyago bibageraho burya bituruka ku byo mukora, mbese ni nkaho mwebwe mubyikururira. Ariko wayafu an kathir, Allah hari byinshi atagira gutya akadukingiriza ntibitugereho, kubera ko yabirekura no kuba turi hano ntabwo byashoboka. Wayafu an kathir, ngasani Allah subhanahu wa ta'ala adubira ngo yafu an kathir. Kugira ngo usobanukirwe neza byagusaba gutekereza mu buzima bwacu. Reka mbabwire ukuntu umuntu yikururira ibyago. Abantu benshi hari igihe usanga ari aho ngaho ariko akakubwira ngo arimo arababara ibikanu kandi abyutse, arababara ibikanu ngo arumva ngo hepfo ngo bitameze neza. Biba byagenze bite? Hari uwo barayamuniga, hari umuntu waramukebanya ibikanu. Biba byagenze bite? Aba yaryamye nabi, yaryamye aruba mu bizavuga ngo bamuryamishije nabi. Aba yaryamye nabi niwe wabyikururiye, yaryamye nabi. Ubushize nababwiraga ko hari abantu basigaye baryama nabi, ukaryama nabi ku bushake, agashinga inkokora atya, akajya kuri YouTube atya, igitotsi kigaza kumufata, telefone ikagwa hasi, agashinga inkokora gutya, akarara atya, agashobora kumara amasaha ane yose aryamye atya. Ubu naza kubyuka igikanu kimubabaza araza kuvuga ko yabaye. Ubu se yaryamye abishaka? Ubundi ntabwo yaryamye. Ubu ngubu rero ni nyirakazi, niba se kazihamagarira abaho ubwo n'uwo nguwo. Hari umuntu uyu munsi cyangwa abantu benshi bakuze, burya muzarebe ngo mu nda ngo inzoka ngo hari ikintu ngo kiba kigenda ngo nkumva ngo kiraga ngo kigahagarara mu gihaha. Inzoka ihagarara mu gihaha ngo
ngo urumva ngo kirazamuka gutya ngo kigahagarara mu mutima ngo kigashigisha gutya kigikiza, sinzi ngo arabirya mu nda ntibivamo. Ariko wajya wagira hari ibyo wirengagije, urarya ukarya n'ibyo batagabuye, urarya ukarya n'ibyo wigaburiye wowe. Aho turi mu buzima bwacu n'ukugira ngo dusobanukirwe ya ayitubwira ko ma asabakum min musibati, ibyago byabagezeho, ibyago mujya mubona burya byatewe namwe. Uyu muntu ngo ibintu bizamuka mu gatuza, sinzi ngo birazamuka ngo inzoka ikamurigata mu nkanka ngo gakorora, bijya byumva ngo hanyuma sinzi ngo mu gifu ngo hari ibintu ngo byirwa bizenguruka ngo bigonga. Abayisilamu by'umwihariko mukeneye kongera gusubira ku isuku dukora. Yego, ku isuku dukora buri muntu yitekerezaho aho ari ko yicaye. Mwabagabo namwe mwabagore, ubwo ndimo navuga abagabo tuba turi hejuru n'abandi bari hasi, ariko mwese muduteze amatwi. Buri muntu nasubize amaso inyuma mu isuku dukora. Yego, hanyuma muze kumva ijambo tugiye kuvuga. Iyo umuntu avuye hariya mu muhanda cyangwa se uvuye hanze aho usanzwe uri, ukarengera muri toilette ugasanga umuryango wegetseho, ukora iki? Ugira ute? Ukora byaba ari ugukomanga cyangwa ari ugukingura. Yego, ndavuga ku bwiherero. Ariko dukora icya mbere dukora ni ugukora ku rugi, byaba ari ugukomanga cyangwa ari ugukingura. Iyo ugize amahirwe nta muntu urimo ukubwe, ugira gutyo ugarura urugi, ugahita wongera ugakinga, ugakora agacome ugakinga, warangiza ugakemura ikibazo cyawe. Igikoresho ukoresha ntabwo ari icyo wazanye, nicyo usangamo. Yego, mu nkurikire ariko turimo gukina teatire hano yo kubwiherero. Igikoresho uri bukoreshe ukora isuku nicyo uri busangemo, ntabwo wakivanye iwawe. Isuku yacu urayizeye iruzuye. Ntabwo ndimo kuvuga ya suku yangiriza isuku, oya, ubu ndimo ndavuga ibijyanye n'ubuzima. Noneho ubu turi muri siyansi ijyanye n'ubuzima. Igikoresho kirimo hariya kirasukuye nk'igikombe wanywesha amazi, ku buryo kiriya gikombe wakinywesha amazi ukagira buryo ugakina no mu kanwa nta kibazo. Yego, ntabwo ari byo. Kubera iki tutari bugikoreshe gutyo? Ni uko gifite umwanda ufitanye isano n'imyanda iri aho ngaho. Yego, hanyuma rero ugiye gukora haja nto, ugiye gukora inini, byanga bikunda tubwirizwa kuva muri bwiherero dukarabye, tukavayo dufunze imyenda neza. Ntabwo byemewe kujya gufungira imyenda hanze, ntabwo byemewe. muri adabu, niba umaze gukemura ikibazo cyawe cyo mu bwiherero, kemura n'ikibazo cyo kwambara, uveyo umeze neza, nta panaguzo amapantaro yatwaye mu ntoki cyangwa ikanzu. Hari abantu bakora ikosa ryo kujya muri toilette, amakanzu bakayafungira hano mu gatuza, noneho agakora ibyo akora, akambara imbere, yasoza agasohoka n'ubundi kanzu akikenyeye mu gatuza, akaza kuyipfundura ageze mu bantu. Ibyo nabyo ntabwo byemewe. Byose ugomba kubikemuriramo hariya rero ukaza umeze neza. Ariko icyo nashaka kubabwira ni uko ugiye kongera wakoze wasitanje, niba ari kwituma kwihagarika, niba witumye urasitanje, byanga bikunda ukoze mu mwanda, waba woroshye cyangwa ukomeye, hanyuma urahagurutse urambaye, urongeye ufashe ku rugi. Yego, ufashe he? Ku rugi, hanyuma urongera urukingaho. Muri ibyo bintu byose dukoze, ibyo bintu byose dukoze ni isano yo guhura n'umwanda wangiriza ubuzima bwacu. Turasohoza isabune turayisanga hehe? Ni hake nk'abantu mwe. Niba uri umuntu mwiza ukagera ahantu ku muzigiti, ahantu hari abayisilamu, ahantu bakorera wuzu, ikintu gikomeye wabakorera nyuma yo kumenya ko hari amazi, uzarebe ko hari agasabune bafite. Yego, agasabune nangahe? Sabune nangahe?
umuti ni cyatanu, agace ni 100, ibiceri 200 ugenda ukagure, babwire bakaguciremo nk'ibice nka 5, nurangiza ugashyiraho abantu batawariza, ubwo uzaba ugize uruhare mu buzima bwiza bw'abayisilamu. Kubera ko hari n'umuntu uza nyine agakora mu mwanda cyo atazi uko bigenda, ariko hagombye kubaho ubundi n'abavolonteri batubwira ngo uvuye hariya mu bwiherero, ambaye mpamvu bashaka bazabyandika, uvuye hariya mu bwiherero fata isabune, karaba neza intoki. Yego, iyo umuntu avuye mu bwiherero ikintu cya mbere abanza gukoraho ni akantu gatwaye amazi, kaba kabido cyangwa ari robine, byanga bikunda agomba kuyikora. Yego, noneho asanze nta sabuni ihari, agahita agira gutya vuba vuba, wa muntu turacyari kumwe nawe, asohotse mu bwiherero, yafunze neza, ageze kuri robine cyangwa ku mazi, atangiye gutabaza, arakaraba ibiganza inshuro 3, ahantu hakabira ari gushyira amazi ni hehe? Ni hehe? Ubwo umwanda wa mbere ahantu uri buke ni ugusubira mu nda. Mubitekerezaho? Ubwo hari abantu bashobora kuba barwaye inzoka ari bo bazizaniye. Hari izavuye ku mwanda wabo, hari n'izavuye ku mwanda wo ku nzugi, hari izavuye kuri bya bikoresho byo muri toilette, hari n'izavuye kuri za robine zindi twaje gufungura nyuma yo kuva mu hehe? Mu bwiherero. Mikorobi ntabwo yica ubuso, yego, ariko yica ubuzima bwacu. Niyo mpamvu rero Nyagasani tubwira ati ibyago mujya mubona mugwamo biterwa n'ibyo mwakoze. N'abahagurwa urugero, umuntu wabikoze atyo akagera mu myaka 30, yageze mu myaka 40, inzoka ziba zimaze kuba nyinshi mu nda, atangira kurya ntibigende, hanyuma akajya akenera kurya ibyoroshye, yarya byinshi bikaguma mu nda, amara ntabashe kubikora, cyangwa se akarwara constipation. Mbese ikintu uruganda rushinzwe kugaburira umubiri rukagenda rukarwara. Si ibyago? Ninde wabizanye? Hari udukorera ku munwa? Nitwe. Icyo kibazo mugikosore ku bwacu, mugikosore ku bana tubyaye mu rugo, cyangwa kuri buri Muislamu wese wageraho umutoze inyongera mu isuku. Iyo ngiyo ni inyongera mu isuku. Iyo urimo gusukura, ugeze mu bwiherero, uba urimo gusukura ibintu 3. Iyo witumye cyangwa se wabihagaritse, uba urimo gusukura ibintu 3. Uba urimo gukuraho al-ayn, umwanda nyirizina, uba urimo gukuraho umunugo cyangwa se umuhumuro, uba urimo gukuraho n'ibara. Umwanda ushobora kuvaho, ibara ryawo rikavaho, ariko umunuko ukahaguma na mikorobe zikaryama aho ngaho. Hanyuma rwose nta nubwo abantu bagira isoni, hari igihe umuntu anyaruka gutya ari nk'aho ngaho, akinyabya hano, akastanji, agakaraba, akagira gutya, ukabona nta gasabune gahari, kandi ntimutere impungenge, yasohoka hanze, hashira akanya gatoya umuntu yazana ubunyobwa ngo kanyabunyobwa, sibyo? Ugutongera akajya nabutonora, wumva nta mpungenge afite. Ibyo bintu ni ibyago twikururira. Ikindi kibazo ni icyo kugenda dusuhuzanya na buri muntu wese mu muhanda. Abantu dusuhuzanya nabo, hari abagenda bagahagarara ku giti akanyara cya, yarangiza akagira cya, hanyuma za nkari zindi zagiye mu ntoki arimo yikingiriza ngo abantu batabona inuza, noneho agahita agira gutya akwiye. Hanyuma tugasuhuza noneho wareba intoki za none ikisabune ndakarabiye iki? Ubwo ntabwo twagiye kubabwira imibare, ubushakashatsi uko bugaragaza, wenda nimba nakayenza bibabwiraho ubushakashatsi uko bugaragaza ingaruka z'inzoka ziva ku isuku nke. Wenda nishaka tuvuge mu Rwanda hano honyine, ubushakashatsi burimo burakorwa cyangwa se n'ubwakozwe no mu 2015, abantu bakwereka bati dore ukuntu abanyarwanda bameze, n'ibiramuka bigenze gutya bizagenda gutya. Abayisilamu rero tugomba kuba abambere muri icyo kintu. Hanyuma abadamu,
umuntu agenda gutya na jilbabu nyinshi, imyenda myinshi akayigira atya, ariko nta mazi, wenda agiye muri toilette nyinshi za ndetse ko nabonye mu mujyi abasirimu, umuntu aricaye arihagaritse, hanyuma yarangiza agahaguruka akazisiga neza kugira ngo zitaza kujya mu myenda, hano bakabona ko hari ahantu hagiye ibintu bitose, akabanza akazisiga neza, akazinogereza ku maguru, yamara kuzinogereza agahaguruka akambara, yamara kwambara akagenda asuhuza abayisilamu mu kazi, salamu alaikum, wallahi abandi n'abahobera, hanyuma yagera ahantu habagurisha amandazi na za bajiya cyangwa za pizza hano mu mujyi, abantu bazengurukana inanasi, ati mereza, agahita agafata agahita akarya. Isuku. Ariko tekereza umubyeyi wagiye agafata amazi akistanje neza, agakaraba neza, yarangiza agasohoka atitaye mu gukaraba isabune ngo arihuta ngo ari muri business ugiye kwanduza abantu, uririnda ukarinda n'abandi. Ego haryo ubwo byasomo nari kwigisha naryigishije rero, ariko ubuzima bwacu buratureba cyane. Yego Musa alayhi salam, turi kumwe na Musa alayhi salam, avuye kwa Shuaib, agomba kuhava akerekera kwande, turi kuri Banu Israili ya jamaa, agiye he? Musa agiye gomba kwerekeza he? Mwabyibagiwe. Musa agomba kuva i Madian n'urubyaro rwe n'urushako rwe akerekeza kwande, kwa Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala aramuhamagara amubwira ko agomba kuva aho ngaho akajya kwa Farawo, ariko mu nzira nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala amuha ibimenyetso nababwiye ko ari bitatu, ariko ni bibiri bikubiye n'ikindi kimwe ukuntu. Ikimenyetso cya mbere, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala abwiye Musa alayhi salam ati, ubwo rega Musa ari mu nzira, Musa arimo aragenda, mujye mubishushanya, ubwenge bwanyu bujye kugira imbaraga zo gushushanya ibintu bikundi, apana undi muntu kuza akabigushaniriza, wagashushanya amashusho byaviriyemo abandi gusenga abandi. Ubishushanye bumve ko ari umugabo witwa Musa n'urubyaro rwe, barahagurutse baragiye. Ariko Musa alayhi salam akeneye ibimenyetso, hari ibyo agombaga gukoresha ku ruhande rw'akabazi ko bifite, hari n'ibyo agombaga gukoresha ageze hariya, hari n'ibyavutse ageze hariya. Abantu bavuga ko ibimenyetso bikomeye Imana yahaye Musa alayhi salam ari ibimenyetso 9. Harimo bya bindi bitatu nababwiraga. Ikimenyetso cya mbere nuko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yamubwiye ati, iyo nkoni yawe uyishyire hasi. Ayishyize hasi Musa ihinduka inzoka, kandi Imana subhanahu wa ta'ala ngo janu, inzoka iteye ubwoba kandi kinini kinyeganyega kihuta. Musa alayhi salam wala mudbir ahita ahava yihuta, ariko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aramubwira ati la takhaf, uramenye ntutinye. Arongera aragaruka Musa alayhi salam, arongera afata ya nkoni, Imana irongera imuhindurira inkoni. Musa atwara inkoni azi ko iyi nkoni irimo umuti. Ego Musa yatwaye inkoni ariko azi ko irimo umuti, n'igisubizo. Alhamdulillah, kangende. Musa alayhi salam icyerekeranye n'iyi nkoni, mujya mwumva igihe kimwe ari mu butayu aragiye ntamaze abandi, muri ko yamaze imyaka 10. Igihe kimwe yasana Allah subhanahu wa ta'ala muhamagara, ubundi Musa yitwa Kalimullah, umuganirizi wa nyagasani cyangwa wavuganye n'Imana, yavuganaga n'Imana Gabriel atajemo. Musa alayhi salam, ijambo bita Musa ubundi mu ncamake bayita ngo Ibnul Ma, nabibasobanuriye mu biganiro byashize. Ibnul Ma fa innahu warada ala al-ma'i 3 maratin. Musa alayhi salam izina ryamukurikiye izina ry'umuntu yaje guhura n'ibigeragezo byo ku mazi cyangwa ibitangaza byo ku mazi nk'inshuro 3. Musa alayhi salam
ahura n'amazi bwa mbere akiri uruhinja, nyina aramwonsa, amaze kwijuta, amaze kumusimbiza, amaze kuboga nk'uko ababyeyi bajya babigenza. Imana iramubwira ngo mushyire muri urwo rutete, hanyuma murekurire mu mazi agende. La ilaha illallah. Ibnul Ma, urutete rukomeza rutyo kugeza ubwo umugore wa Farawo yarutoye. Umwana ava mu mazi atyo ajya mu maboko y'uwamuhigaga kandi abari hakuri. Turaza kubibona muri aya. Hanyuma Musa alayhi salam yongera guhura n'amazi igihe yagombaga kuhira ari amatungo. Yongera guhura n'amazi igihe yakoreshaga ya nkoni ye atandukanye inyanja itukura kugira ngo yambutse bene Israheli. Ariko hari n'ikindi cya kane, Musa alayhi salam yahaye bene Israheli imiryango 12 amazi. Allah subhanahu wa ta'ala abereka ubuhambare mu butayu hagati. Bageze ku rutare, Imana ibwira Musa ati wadrib bi'asaka al-hajar, turabibona kubita inkoni yawe kuri urwo rutare. Famfajarati minha 12 ayna, kuri ryawe hacomokamo amariba 12 abanye n'abahungu bande ba Israeli. Israeli wende Israeli Yakubu alayhi salam. Barakallahu fi. Tayo ayo mazi rero intumwa y'Imana Musa alayhi salam yahuye nayo. Ariko nashaka kubabwira kubyerekeranye n'iriya nkoni. Igihe kimwe ari mu butayu yaragiye, Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ashaka kugira icyo amubaza, ashaka kugira icyo amuganirizaho. Aramubaza ati wa matilka biyaminika ya Musa, icyo ngicyo ufite mu ntoki ni iki Musa? Musa aragize amahirwe yo kuganira na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Arasubiza Allah ati qala hiya asaya, ini nkoni yanjye atawakkau alayha, ndayicumbagiza, wa hushu biha ala ghanami, nkayiragiza amatungo, nkamanura ibiti, nkazigaburira. Yuhashu ala ghanami, umuntu uri mu butayu abatahazi, ibiti bibari birebire, ngo inyamaswa ngufi ziba zarariye ibyo hasi. Noneho undi muntu ufite ubushobozi akaba ashobora kumanura ibiti biri kure birebire. Hari ibiti bitajya bipfa kuma, hanyuma akamanura amashami, amatungo akarya. Aramubwira ati waliya fiha ma'arib ukhra, iyi nkoni hari n'ibindi bintu, hari n'utundi turimo njya nyikoresha. Yifuzaga kongera kubazwa ngo noneho ngo ni ibiki. Ariko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yango niyo yahinduriyemo cya gitangaza nababwiraga. Musa alayhi salam muri uku kugenda, Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaramubwiye ati usohore ikiganza cyawe, wadhum yadaka ila janahika takhruju baydaa min ghayri su'in ayatan ukhra. Musa, ikiganza cyawe. Musa bivuga ko yari afite uruhu rugana mu kwirabura. Ubundi Banu Israeli nuko bari bameze mu miterere yabo, basa nk'abirabura mu gake, rugamera nk'umwirabura mu. Ariko bakavuga ko Musa alayhi salam yari afite n'uburwayi ku ruhu, cyane cyane rw'intoki. Mujya mubibona buri hari abantu bakora imirimo, abantu bakora mu marange, abantu bakora mu nganda zikora ibintu bitose, abantu bakora mu bintu by'imyanda. Niyo mpamvu haba hamaga, hakabaho noneho ugasanga intoki z'umuntu zarahindutse. Ariko Musa alayhi salam bivuga ko yari ashobora kuba yari afiteho ubwo burwayi. Noneho Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala amubwira ati shira ukuboko kwawe mu kwaha, gutya. Allah aramubwira ati takhruju baydaa min ghayri su, uko kuboko kurasohoka kwakirana kubengerana, nta n'agatashi n'agate kariho. Ayatan ukhra, ni ikindi kimenyetso Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaramuhaye. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aramubwira ati wa alqaitu alayka mahabbatan minni, Musa nakurunzeho urukundo rwanjye. Kugira ngo bizagende bite?
litusnaha ala aini, kugira ngo ubeho nyine mu maso yanjye, kugira ngo ubeho mu burinzi bwanjye. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala amubwira. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yarondoreye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amakuru y'uyu mugabo muri aya nyinshi zigiye zitandukanye, yaba ari muri suratu Maryam, yaba ari muri suratu Taha, yaba ari muri suratu Qasas na suratu Al-A'raf n'andi masura agiye atandukanye. Inkuru ya Musa, inkuru ya Banu Israili ifite umwanya munini cyane mu by'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagombaga kumenya. Ni kimwe n'inkuru y'Abanaswara alladhina yatba'una Isa alayhi salam, abantu bakurikira Isa alayhi salam. Ni inkuru ebyiri z'ingenzi zari mu myemerere intumwa y'Imana Muhammad ko ndasabira intumwa di masinzirese ndeke intumwa y'Imana Muhammad illahi yagombaga kumenya ibintu byihariye ku Bayahudi, yagombaga kumenya ibintu byihariye ku Banaswara. Musa mbere rwose, Isa hafi aho ngaho. Ku bwa Musa hari abantu bakoze idini, ku bwa Isa hari abantu bakoze idini. Noneho ubu ntabwo bakoze idini gusa, barenze aho kugira ngo Yezu ari intumwa y'Imana, ahubwo niwe wabaye Imana, atangira gutuma izindi ntumwa. Intumwa y'Imana yagomba kubisobanukirwa. Musa alayhi salam ntabwo yari Umuyahudi, oya, ntabwo ari idini ry'Abayahudi, nta nubwo yigeze arema iryo dini, idini ry'Abayahudi nta nubwo yigeze arisiga, ahubwo ibyo byose byagiye bishingira ku byo Musa alayhi salam yagiye yigisha. Hanyuma Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mu kumutuma rero, turi mu nzira tugenda, aramubwira ati inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yadhbahu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin. Yewe Musa, uzi bibaye Fir'auna ala fil ard, siko Farao yigize igitangaza mu isi, abantu be akaba yabaciyemo ibice, akafata igice kimwe akakigira abanyantege nke, abantu babashyize mu bucakara, arimo arica abana babo, arimo arafata abagore babo ku ngufu. Innahu kana min al-mufsidin. Firawo yabaye umwangiriza ukabije. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala arimo arabwira intumwa y'Imana Musa alayhi salam, yuridu wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ati turashaka guha umugisha bariya abantu bagizwe abanyantege nke mu isi, wa naj'aluhum ummatan, inkuru ziba zirimo gutangira za Banu Israili zikomeye, wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin. Bariya abantu tubagire umma, tubagire abazungura, bazazungura iki? Yaqulu ulama haula'i alladhina yarithuna al-ardha wa yanfuna ash-shirki wa ibadata al-asnam. N'abantu bagombaga kuzungura ubutaka buriho abantu bari biyemeje gusenga ibigirwamana. Hanyuma Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala agashaka ko yabaha kuzungura aho hantu kugira ngo bazakomeze basenge Nyagasani wabo. Numakkinu lahum fil ard, turashaka kubaha ubushobozi mu isi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Aho hari ijambo rikomeye, turashaka kwereka Farao na Haruna na Haman n'amaso yabo bazibonera ibyo batinyaga kubona. Batinyaga kubona iki? Ubu tugeze ahantu rero hakomeye h'amateka yo gukurikira, niyo umuntu yaba afite agatotsi akabaretse, ubwo niho ibintu bigiye kumera nk'aho noneho bikeneye gutegwa ibindi
wabibara nk'inkuru bakabibona. Noneho hano hari amagambo akomeye subhana abwiye Musa alayhi salam ngo azashyire bariya bantu. Inkuru iraje imubwira ko Farawo yagize igitangaza. Inkuru iraje ibiramuha isezerano ry'uko bariya bantu Imana igiye kuzabagira umma. Imana igiye kuzabagira iki? Umma. Izabagira umuryango, izabagira abantu. Iyo bavuze ngo izabagira umma, izaba ari umuryango ukomeye. Hanyuma bikazagenda biti yaj'aluhumul warithin, ikabagira abazungura. Rimaze kukibabwira ibyo bazazungura ibyo ari byo. Wa numakkinu lahum fil ardi, hanyuma tubahe imbaraga ku isi. Bani Israeli. Musa alayhi salam emara bwirwa amagambo agoye, wa numakkinu lahum fil ardi. Ariko hari irindi sezerano rije. Allah arashaka kwereka Farawo na Haman n'ingabo zabo batunudahuma. Firaun na Haman watunudahuma n'ingabo zabo, waman walahum n'ababakurikiye, makanu yahdarun, icyo bazajyaga batinya ari iki? Bano bajyaga batinya iki? Siko mubyibagiwe? Oh no, umunsi w'imperuka nturagera. Hagati aho umunsi w'imperuka nturagera, aba bantu batinyaga iki? Simbuza umuntu umfasha. Yego, batinyaga Firaun umwami wa Misiri, Haman umukuru w'ingabo cyangwa se umuyobozi ufite ijambo n'ingabo zabo. Imana irashaka kubereka icyo batinyaga kubona n'amaso yabo cyari iki? Ko Firaun azategeka ingabo, Muzehe yagerageje ariko ntaragerayo. Tubwo rero turaje. Mwibuke impamvu yatumye umwana atandukana na nyina agashyirwa mu rutete, agashyirwa mu mazi. Mwibuke impamvu abagore bo mu muryango wa Israheli bafatwaga ku ngufu kugira ngo nihanavuka hazavuke umuntu atavutse ari uwa bene Israheli, ahubwo bizwi ko bariya abakobwa basambanijwe naki n'Abanyegiputa, hazavuka umuntu utari umwisiraheli. Mwibuke mutekereze ku mpamvu yatumye Farawo atangira kwica abana b'abahungu mu muryango wa Israheli. Imana ngo irashaka kwereka Farawo na Hamana n'ingabo zabo ibyo bajyaga batumya kureba n'amaso. Yego, uriya yagitoye cyane. Mwabyibutse Farawo yabonye inzozi zimubwira, yarose abona umuriro uturuka mu nzu z'Abanyegiputa utwika nta kintu na kimwe usiga. Nibwo abasobanuzi bamubwiye bati uriya muriro ni umuriro uzaturuka muri bene Israheli, bariya Abanyakanani, uzaturuka muri ariya mazu ukaza ugatwika inzu zacu, ubwami bwanyu bugahirima. Hanyuma batangira kwica abana b'abahungu kugira ngo uwo mwami nibaje azapfire muri izo mpinja. Barashaka gupfubya umugambi w'Imana. yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ego bashaka kuzimya umuriro wa Allah, bashaka kuzimya isezerano ry'ubutumwa, ariko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala rwari umuriro byanga bikunda ruhagera walau kariha, nubwo
biri buze kuba birakaza bariya bahakanye, bahakanaga iby'Imana bagahakana ibyo guhinduka k'ubutwari. Subhanallah. Hanyuma rero nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala atanze isezerano uko bizaba bigenda. Hanyuma Musa alayhi salam igihe kirageze rero agiye gukomeza ajya mu Misiri. Hanyuma tutanabitinzemo cyane, Musa alayhi salam agiye kugenda ariko afite ikibazo gikomeye. Musa alayhi salam afite ikibazo gikomeye cyo kuba aza kugenda wenyine, cyo kuba aza kugenda ururimi rwe rudakora. Kubera icyo ururimi rwe rudakora neza, hari byo mwibuka yego kera bamuzaniye lulu ikintu imabuye y'agaciro asa n'igishirira, bazana n'igishirira, bamwe bavuga ko ari itende naryo murabizi ko ari amatende atukura cyane. Noneho barabitereka, yavuze ati uyu mwana, icyo gihe Farawo yari yicaye ari kumwe n'umugore we, ari nako yicaye, umugore we araza akikiye Musa, araza kumubwira uko umwana ameze, aramubwira ati mutore rwose n'umwana wacu. Akimutora Farawo ngo abona umwana arimo aramureba mu ijisho ry'abantu bakuru nk'umuntu urakaye. None se ko uyu mwana ngo arimo kundeba ngo barakaye, ati sawa, ati reka nze ndebe. Mu kanya gato Farawo ngo yari afite ubwanwa buke cyangwa se buhari ariko bufunze. Hanyuma Musa alayhi salam ahita akurura ubwanwa bwe n'ingufu cyane nk'umuntu mukuru, nk'uko umuntu mukuru yafata ubwanwa bw'umuntu agashikanuza. Farawo arataka cyane ati iki kintu gifite ubwenge, kugira ngo rero iki kibazo kize gukemuka atari wa muntu usibaho. Baragenda arababwira ati munzanire amakara yaka umuriro, munzanire n'iyo tende cyangwa se nayo mabuye y'agaciro ukuntu, hanyuma ngerageza ubwenge bwe. Naramuka afashe biriya bintu by'agaciro yebawe yaba birangiye, ariko naramuka afashe umuriro ndamenya ko ari ikigoryi. Nuko nguko Musa alayhi salam yaje kurya umuriro. Bivugwa ko malaka min malaikati sama, umwe mu bamarayika, kugira ngo Yerusalemu yuzuze, Allah subhanahu wa ta'ala yuzuze isezerano rye, umumarayika yatumwe ngo ayobye akaboko ka Nabi Musa, wa huwa tiflun radhi, ari umwana w'umwana. Ayobye akaboko gafata umuriro, igishirira aragifata, ntabwo agifashe gusa aranagitamira, kimutwika intoki, kimutwika no mu kanwa. Agati ikigoryi mu kijyane rero. Sawa, tuhagarutse ku ngaruka. Musa alayhi salam, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aramutumye, agiye kumujyana cyangwa se agiye kumwohereza kwa Firaun. Aramubwira ati ala fil ard, nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala amutumye ahantu hagoye, ariko yamuhaye n'ibimenyetso. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala muri uko kumutuma, muri izo aya nyinshi tugenda tubabwira, Musa alayhi salam aragenda agera kwa Farawo. Ariko mbere yuko agera, ntabwo yageze wenyine. Musa alayhi salam yari yarasize mwene se hariya muri Egiputa. Igihe yari mu butayu, abwira nyagasani we ati Mana nyoherereza hamwe na Haruna, mfasha mbona umuvandimwe wanjye Aroni ambere umunyamabanga. Nyoherereza hamwe ntuma hamwe n'umuvandimwe wanjye Haruna. Musa alayhi salam yasabiye mwene wabo ubutumwa ku Mana, bitandukanye na bimwe byacu. Umuntu abona aho bagurisha bya make akajya wabagurutisha nkeneye bya bintu, reka njye kubigushakira. Ntabwo reka babirangurira umusilamu, ntabwo reka babirangurira niba ikintu kigura 20,000
aho bakirangurira kigura 20, kirangura 20, we akavuga ngo uretse bawicaye hano gato akagura agatebe agahita yiruka akakirangura mu yawe akaza akakunguka mu icupa. Yego Muslimu, yego wenda bamwe bakita ko ari imirimo, ariko burya iyo hari heri somewhere, yego iyo hari heri iri somewhere, Umusilamu ntabwo yimwima. Iyo bibaye ngombwa uramwereka kwambura uti dore ukuntu ibintu bihingwa, dore ukuntu ibintu birangurwa. Umuntu akagusanga Dubai, hanyuma ukajya kumuranguza nawe umukuraho make. Aho kugira ngo umukuraho make, wamubwira uti dore ibintu birangura 20,000, noneho reko nanjye uze kuma 3 dore urabona umunsi wose nta kindi nakoze. Sibyo byiza? Ariko ukamwereka nawe igihe azazira aho azajya arangurira. Umuntu uramubwira ngo ngira mu Bushinwa hari kontineri zanjye zizajya zize 5, hari ukuntu bizajya bigenda, uzajya urangura ibintu agakohereza amafagitire ugomba kwishyura $200,000 kandi mu by'ukuri ari $160,000 buri kontineri, cyangwa se buri musigo akawukuraho $40,000. ako akazirunda akagukorera nk'imyaka 5. Ibaze buri musigo buri cyumweru akukuraho $40,000, umuntu akagukorera nk'imyaka 2, afite amafaranga angana. Akabyumvikana nayo ku musigo ajya bamuha amafaranga, ariko ayo mafaranga ubundi arimo gukusanya azaba yitwa yayo, ariko arimo arayakusanya mu mutungo wawe, mu nyungu zawe, wowe nta kibazo ufite, umutima wawe urakeye, urabizi ko araye, ariko ku ruhande rwo hari ikibazo. Yego kuki Umusilamu atavuga ati, cyangwa se umuntu uriyo wari we wese, umwizerwa wari we wese, kuki umuntu atakubwira ati hano dore ni uku nguku bimeze, wenda azanyuzemo akubwira ati byabaye noneho 18, none ejo nzagura ati bizabaye 19, nabonye aho barangurira make, ariko nanjye basi ujye umpa $1,000,000 nkatunganya 2, wenda nanjye nkemura ibibazo, umva nanjye mba mukaturije $40,000 ni nyinshi. Sibyo? Umuntu se yavyangugira. Ikibazo cyacu ni ukutavuga ukuri, hanyuma byarangiza umuntu yashaka ko nko kuvayo ntiyashyize muri banka, ntiyashyize hehe, akirirwa bungana mu gakapu, ubwo bari bwose ku kibuga ngo ntiyemerewe kuharenza miliyoni zingahe z'amadolari, agatangira agatekereza ukuntu bizagenda, yagira ibyago hariya bakamusezerera, ubwo yagira ibyago kagakapu abamafiya bakakamukuraho mu nzira. Murumva ukuntu isi yimuka. Reka nikomereze. Musa alayhi salam, ukuri mu gufatanya n'ibintu byiza, ariko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yatumye Musa, none Musa alayhi salam arimo arabwira Nyagasani atari ko mana wambabariye ukantumana nuriya muhungu mwene wacu wo bita Aroni. Wantumye yawe nuriya muhungu witwa Aroni, tukajya kubwira Musa. Iyo Allah subhanahu wa ta'ala atumye intumwa, ayiha ubutumwa bugoye kandi bwangombwa n'abantu baba barirengagije. Mu butumwa Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yahaye Musa alayhi salam yamubwira ati, inni anna Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri. Ngewe umenye uri muvugana nawe, umenye gutuma, umenye uko bigenda, ntugire ngo ugiye kwituma, oya, ntugire ngo hari undi ukohereza, ntugire ngo nindi myuka, oya, innani ana Allah, ni ngewe Allah, nta yindi mana iri uretse ngewe jyenyine, fa'buduni, nukujya usenga, nukujya ungaragira, wa aqimis salata li dhikri, uzajya ukora amasengesho mu rwego rwo kunyibuka. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala amuha misiyo. Hanyuma tukomeza tugenda kugiye rero Musa alayhi salam yagombaga kuba agera hariya, kugira ngo ibitangaza tuze kuba tugira icyo tubivugaho. Nuko ibi bitangaza 9 Musa alayhi salam mbere yo kugerayo yagombaga kugira ibyo akora. Musa alayhi salam asabye Haruna ko aza kumwerekeza, ariko Musa ntabwo arinjira muri Egiputa. Musa Allah yarabikoze amuhuza na Aroni mu nzira, bakora umugambi
bateganya uburyo bazinjira kwa Farawo. Tumaze kuvuga ibitangaza bingahe? Twavuze ibitangaza bingahe? Ibitangaza Musa yahawe ni bingahe utumaze kuvuga? Cyambere inkoni yahindutse inzoka. Cya kabiri ukuboko yashize mu kwaha kuva. Ikindi bari bitatu, ikindi sinzi ko ukibuka. Ariko Musa yagombaga kugira ikibazo, ikimenyetso kindi Musa yagombaga kugira ikibazo. Twebwe iyo tugize impungenge, umuntu ahaguruka yiruka cyangwa umutima ugasimbagurika. Hari n'abantu babona inkuru kuri televiziyo ngo umuntu yishe umuntu cyangwa ngo byagize gutya, bakakubwira ukuntu umuntu yahiye, umutima ugahita usimbagurika, umuntu agahita yikubita hasi. Umuntu yabaye ngo noneho ngo mu mudugudu barimo kuvuza induru, umuntu agaterurwa mu nzu, agaterurwa ugahita umushyitsi yabaho. Yego Musa alayhi salam nawe yaratumwe ahantu hagoye. Mubyibuke ko inzoka inkoni imaze guhinduka inzoka, Musa alayhi salam yahise yihuta akiruka. Yego ariko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala amaze kumuha cya kiganza kimaze gusohoka kibonye, yaramubwiye mu ajya kirambika ku gituza. Ajya kirambika ku gituza, kizajya kimukiza ubwoba n'igihunga. Ibintu byose Musa azajyamo, naramuka agize ikibazo kimutera pressure, rambika ikiganza cyawe ku gatuza. Wa muriro wose wakaga, ya pompe y'amaraso yari itangiye gusaragurika, pressure kajya hasi. Yego aha, Musa alayhi salam asabiye mugenzi we, ubwo Imana yamubwira ngo idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nyagasani amuhaye ibimenyetso, ariko Musa arongera aramubwira ati nyagurira igituza. Muribuka ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam kugira ngo ikiri kibazo wenda cy'umujinya, ikire mu rwango, hasad, za ndwara z'umutima, kugira ngo bikunde, abamarayika baraje bamufata akiri umwana acyonswa na Halima. Babigenza bate? Basatura igituza, boza umutima we, barangije basubizamo. Abantu bose barabibona. Nicyo cyateye Halima gusubiza umwana wawe. Yego igituza cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nta rwango, nta shyari, nta mujinya, nta nzika, yera. Musa niba arimo arasaba iki? Musa arimo arasaba kwagurirwa igituza. Yego nabona undi muntu arimo kurwana, naze guterura ingumi ngo ahite yasa. Ingumi yari imwe nyine, narabibabwiye. Yego kubita umuntu ingumi imwe agahita asinzira, ariko akazazuka. Arasinzira ntabyuke, aba asinzira ariko akazazuka. Ubwo aba yabaye iki? Aba yaciyeho. Musa alayhi salam Imana imuhaye ibimenyetso, ariko arimo arasaba ko imwagurira n'igituza. Rabbi shrah li sadri, nyagurira igituza mbashe kubyakira. Ndabizi ahantu ngiye Musa ashobora kuzanisha umutwe, ndabizi ahantu ngiye ashobora kuzarakaranya, ndabizi ahantu ngiye, ya Rabbi ahantu ngiye, ya Rabbi. Okay, Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala mwagurira igituza. Wa yassir li amri, kandi unyorohereze. Ya Rabbi nyorohereza. Iyi Imana yakorohereje, imbaraga nke zose wagira urasohoka ugasanga umumotari agutegereje ku muryango. Iyi Imana yakorohereje, ugira gutyo ukirimo gutekereza ukuntu biri bugende, wajya kubona ukabona telefone yawe irasoniye, ukabona hinjiye 2,000 kandi mwari mugiye kubura. Iyi Imana yabyoroheje, ujya kumva shangaza araguhamagaye ngo mvuye mu cyaro, ngo umwana wawe ngeze Nyabugogo, ngo nta mwana wandebera nko kuza akamperekeza, ukamwoherereza umuntu wigurije 300, ariko akaza yikoreye ibijumba n'amateke, mukazabirya iminsi 3. Yego Allah yabyoroheje, biruruha. Ujye usabanya is'alullah at-taysir, mujye musaba Nyagasani mu Mana nyorohereza, kandi ntabwo yitegeka kuko ibyoroshye. Ntukajye mu mibare ngo nyorohereza ngo wenda ngo nabona imyembe ngo muri kiriya giti, mwe wenda Nyagasani nakorohereza uyisange hano yaguye, cyangwa Nyagasani nakorohereza abayimanure bari kuzanire nk'Imana. Nyagasani nakorohereza muri mwashaka iwe nyorohereza mbone iki cyo ndaye,
umuntu arafata imigati ayizane ngo wari warambwe ko mu byumweru bishize ngo wari warwaye ngo sinaza kugusura ngo none mwari nkuzaniye ngo amata ngo nk'iritiro nkuzaniye n'umugati. Muracyaburaye? Turacyaburaye? Allah yatoroheje biroroha kandi ntabwo mujya mu mibare y'uburyo ibyo binari mu bigenza. Wayassir li amri, hanyuma cya gatatu wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, hanyuma abwira Allah subhanahu wa ta'ala ati nagusaba ko wafungura ipfundo riri ku rurimi rwanjye kugira ngo amagambo nzavuga cyangwa se amagambo avuga abashe kumvikana. Nibyo nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala rero yakiriye ubusabe bwe. Musa alayhi salam akavuga bakamwumva, akavuga ntihagire umusubiza inyuma. Tumaze kuvuga nk'abageze hagati, tumaze kuvuga ibintu bine by'ingenzi, reka dusigaze bitanu kugira ngo tudatinda, tuzabiganireho ubutaha inshallah ta'ala. Ibindi bizabyo ni n'ibizami bikomeye, ni ibizami bikomeye kuko byakoze ku buzima bwa Farawo na Hamana, bikora ku buzima bw'abasirikare babo, bikora ku buzima bw'abanyegiputa, bikora ku buzima bw'abanyayisiraheli. Isi yose iratogota ariko imitima yanga kumva kugeza ya ntebe irumutse. Tuzabikomereza mu butaha inshallah ta'ala, nyagasani akiduhaye ubugingo. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.